Beko umumama munini mugabo yari yarihaye rekegeye nashatse umufupa wagira ngo nagi bamugaburiraga niko shaka uriya mu mama ko mubonye bwa mbere arasanzwe abina yaje ntajyarise yaje nahagari ejo n'upanga ye mushyashya yashaka mu ngombe mwifumbire siko mubonye amazi akuzura kanwa sha nigura kubereye inyoko hari icyo yagufata neza sha afite n'amafaranga buriya muntu isura y'amafaranga urayibona iriya ndafite ntago irimo ubusa nta modoka yajemo yewe mu nzu harimo n'ububati byose na bya firigo reka garuke rero mubaze ibye numve yakubera nyoko nyama ubonye umugabo yaba yarapfuye ahita amugira umugore wa kabiri tu muri iki gitondo se nta minsi maze hano reka reka nze noneho nkarabe mu maso nze tuvugane narinje Mwaramutse neza. Murakoze cyane n'abanga tuganiriza umushyitsi. Waba yicaye se kurakanye. Wicaye hano nta kibazo. Ngombwa se hano nta kibazo. Watera intebe. Hano mama ugiye kuri za mashini. Mba ndi muri business. Kenshi ntabwo mba ndi mu Rwanda. Kenshi business yanzikora mu mahanga. Ni mwebwe ba nyiri byondo se? Inzu twayiguze tukiri i Burayi nari naje kureba ibyayo nabonye yarahomotse. Nabonye no hasi hari itaka nyine kwashyiramo hano hose amakaro. Nabonye umuntu nyakira mbona yanabyiza kwibonanira na boss. Ni boss kandi nanjye nishimye kubona. Kibazo. Ariko mwe mumeze neza. Urebye turi amahoro nta kibazo n'ukuri. Ni byiza cyane. Nanjye ndaho akana niko kamwe nigeze nyina barigendeye. Gushaka mba mbyihoreye no gushaka navuze ngiye kuba nituje mbanze mbwira umwana wanjye za masters azicarane bone gushaka undi mugore. Ko numva se wagira ngo hari sinzi uko nabivuga da. Numva se dupfuye rumwe ahari. Akase ntukabivuge. Uretse ko ngiye ngo rusha urubyaro da. Reka. Sifite abangaye barenze. Ego ko ngiye mfite abana babiri. Mfite babiri? Ako ntabwo ari benshi. Nanjye numva nafashe umwanzuro wo kwirerera abana nkabarera bagakura. Ese umugabo azagukundira uri kumwe ukabyara utwana tubiri twonyine mutwiyumva n'abandi. Abagabo n'abana babe ngiye numva nagumana abo ngabo. Papa wabo se nakubwira ngo iki kuko ko ari nk'ibi by'iki gihe byateye ubu mwana sinzi ukuntu nabivuga se mvuge ngo ni nkaho yapfuye nubwo ntamuhambye. Wahuritse se wahuritse ni nkaho yapfuye nubwo ntamuhambye rwose. Abagabo b'iki gihe se mwana twese ndumva turi mu kababaro kamwe. Wese nturi umugabo nabwirwa n'iki se ko akareka. Umva ngiye abagabo nsigaye numva mbona n'isura y'umugabo nkumva ngize ubwoba singiye kukubeshya. Reka da. Ni ukuri rwose bose mitangira ubwoba mbese iyo ndebye ibintu bankoreye bitani ngize ubwoba rwose bose. Rero nanjye bibaye byiza kumenyana nawe gusa ni iby'igiciro kuri njyewe byongeye mbonanye na boss ntabwo nari nzi boss w'iki gipangu ariko reka nanjye kureba uko ntunganya abana hanyuma ntangire njye mu turimo njye kureba uko byamera. Bo tuzasubira murakoze. Murakoze tuye tuganira uko bukeye nuko bwije. Yego. Mama ni mwiza cyane rwose.
urabonye nyoko sha inzange imahanga uraza wagisigara aha ngaha umva ko afite abana babiri ntabwo ari benshi n'uyu mutungo mfite n'undi wandaye hariya mu mahanga wabonye nyoko wowe sawa rero yewe nanjye ibyo nashakaga ndabibonye reka tujye kureba ko twabona ibyo kurya Halo. Oui, umeze ute kazungu we? Sani sawa. Ngeze mu Rwanda ejo bundi bambwiraga ko ufite kenkayori icuruza ibyuma. Inzu yanjye barayinguriye ariko nabonye yarashize amabati yarashaje n'amakaro. Inzugi zo zabaye amadebe. None nagira ngo bazi ibiciro byacyo buri kimwe kuri kimwe. Nta kibazo rwose boss. Amabati ari kugura ngayo iwawe? Imwe batiri imwe iri kugura 10,800. Rimwe rya original ariko ritajya ritora. Ya original. Urugi ruri kuranga rw'ibintu rw'icyuma. Rwa metallic. Uri kugura 34. Aha, sima ihagaze ngaho iriya simerwa nziza cyane. Iriya 42 se. Niriya mubwiye niyo. Iri kugura 11,500. Ibyo nta kibazo rero byose ndabikeneye niba ufite imodoka urabinkiriramo ukore fagitire gusa ubundi mwishyure kuri sheke. Nta kibazo rwose reka nze mbikore nta kibazo. Sawa murakoze cyane kazu. Sawa. Bose mwaramutse? Neza umuturanyi. Yego. Makuru ni meza. Ko mwazindukiye aha? Niherereye ndi kureba hano ukuntu hameze harasa nabi. Hajyana mu itongo naharebye n'imbaraga sa bukeye kabiri zaza. Ubundi ibintu by'umuntu utahaba niko biba bimeze. Rero nanze ka komande udukaro amabati bavaneho inzugi zari zimaze kuba amadebe. Turadusohotse sikora. Hoya nagusohoka. Inzu nyinshi hari mu Gatsata amafite inzu. Nambashyize muri nzu yo mu Gatsata haba kahakora mu Gazagaruka batunganyije. Komande yose ndayitanze ubu n'ukwishyura gusigaye imodoka irafite abakire nako muri abantu ni nka byabindi bajye bavuga ngo abakire si abantu ariko ntabwo nshatse kubatukada nta kibazo ni waburaga kuko ese umuturanyi mwiza nta kibazo ni ukuri umuturanyi mwiza rwose nawe uwo muntu uri kuvugira kuri fone nagomezaga numva ijwi ariko nawe wowe wari ninjye wari uri kuyivugiraho rero ubwo buri kimwe uzajya ukeneye wajya umbwira ko ubushobozi ndabufite nta mugore uriya mwana umwe wenyine ntabwo yajya ngo ayamare ibyo ni byo abagabo baba bivugira da ntabwo yajya umuntu yakwishimamira se kuri buri kimwe mama atari siko cyangwa atari nyoko amafaranga arahari twakoze kera n'abandi bose niko bavugaga wa muntu ariko abantu batandukanye buriya ntabwo bose baribona ntabwo napfa kubyizera da njyewe nanjye ubu nsigaye nemeraho nuko mbonye nka wa muntu wo muri bibiliya bita Toma uzemera ubonye neza cyane ntwese nkubeshye ntabwo nta kintu nashatse kuganirizaho naraye mbitekereza n'umwana wanjye urabona iyo ngiye hanze umwana asigarana irungu kugira ngo duhure tuganire abana bamenyane ese ko makazi nkajya musigaranira umwana bose ntabwo naba musuzuguye ni umumama mwiza umeze neza navugaga ni abana bamenyane umwe ikibiti n'igishiraza atira undi umunyu n'ushiraza atira undi ni iki ikibazo se twicaye tujye tuganiraho ariko abantu bo hanze baba bafite udutelefone twiza iyi nayikuye Dubai haba harimo utuntu se nk'iyi ngiyi igura angahe dore iyi ngiyi igura amadolari 200 ngo Messi shangiye simbizi nimba nzatunga amataci nta taci ufite ubu ngubu none reka nigira agatoroshi ya yindi abana bajya banserereza ngo ni umutibwa yani bahita mu muhanda burayije kuri nabaye neza cyane nanjye nuko nguko niba nayo burayi hariya tuba gatushi nta nubwo ndayicigera n'uwayitora amenya abazi ko ari igikinisho cy'abana yesu nese wabasha kuyikoresha se basi ngaguhereze nanjye hariyo natumije Dubai iri hafi kungeraho ubwo wanabinyigisha none se nkubeshye ibyo biroroshye ubasha byonyine kugendesha ukuzamo ukuboko byose biba byarangiye nabonye abana ahubwo aribo bayindusha
bajya bagenda bakwigisha nanjye nkakwigishamo dukeya. Nta kibazo ni ukuri mwamungiriye neza. Nuko nyine nazakwiturikira. Ni ukuri uhari nanjye mari buriya biba bihari byose. Ariko banza ari Imana ahari simbizi. Hari umuntu wajya kuvuga ngo yabonye Imana igenda. Nanjye wenda hari mbanza wenda hano hantu hagiye kumberaho umugisha. Nkigera ahantu mbise mwikundiye, ibyo imyitwarire yawe numva ndakwikundiye rwose. Ndavuga ni cyama. Ngaho ndi nageze muri iki gipangu nkigera muri Rwanda nje kureba inzu uko imeze nuko nayihinduramo. Mubonye mbona uri umumama mwiza witonda. Ni ukuri kuri kose ndabona wenda kungana n'umugore wanjye nawe mfite nubwo Imana yamwihamagariye. Se mama yarayitabye. Ubwo se iyo mu Burayi ko n'umunga haba abazungu kamvuge nanakureba neza. Nanjye tumye numva nshatse kukwikundira. Ko bavuga se ngo mu Burayi habayo abazungu n'ibiki byose. Kuko kibumva ko wawe hakundana n'umunyarwanda no kubera n'ubwa mbere mu buzima mu myaka maze urabona maze imyaka 12 hafi 13. Ni ukuri nta mugabo wigeze ambwira nk'uko wambwiye, nta n'uwigeze anyakirana urukundo nk'urwawe. Mbese simbizi navuga ngo hari ukuntu bajya bavuga ngo batoraguye ingoma mu giteme, nanjye wagira ngo ahari niko bigenze simbizi. Mbese sinzi ukuntu nabifata. None se koko ku telefone se urakama koko? Gusa nyine nakwikundiye, gusa wareba abana niba bari hafi nanjye nkareba uwanjye tukabahuza bakajya basigara baganira bagasabana amazi, umwe agahunda amazi. Ndumva ntacyo byaba bitwaye. Noneho rero reka mbahamagare bari barimo gukina hariya hirya, hanyuma baze. Reka nta nubwo nabaza abana banjye mbazi rwose. Gadi nimuze hano. Gadi ari hehe? Kandi ko kabucurasi. Aka niko gatoya. Ariko harimo n'akandi kana k'agashyitsi. Kandi k'agashyitsi. N'akanjye dese bamenyanye gute? Gaba. Mere mukomeresha. Ni umushyitsi ariko nagasa nabi. Nguyu ni umushyitsi waje kubasura. Urabona bihuje rwose. Mwakinye neza se bashaka. Murumva abavandimwe nta kibazo. Abana bacu bihuje. Turagira dute rero? Ga. Nabonye papa wanyu se. Yazajya tumenyera buri kimwe. Kandi uyu ni umwana wiwe. Ngo uyu ni mama, ujye umufata nka mama wawe. Ubwo rero muzajya mukina mwese nk'abana muvindimo. Sibyo se? Kandi nimugakubagane nimukarwane. Hanyuma amafiye beno hano. Dore uyu ni mushiki wanyu. Mujye mumumenya, uri kumva? Kandi ko kabucura ariko. Akangaka niko gaheruka ku ibere. Muzajya mumumenya hanyuma kandi mwubahane, sibyo? Muramwishimiye? N'uyu muhungu se muramwishimiye? None se abana babyemeye narenze. Akira Imana ishimwe n'ukuri. Ubu ndishimye cyane bitavugwa. Nanjye ndishimye pe. Ubu ngomba gutumira inshuti umugoroba baze tukazakora ikirori. Rwose nta kibazo. Nanjye ngira abavandimwe nubwo ari bake ariko nanjye ubwo nzazanamo n'abandi. N'ukuri nta kibazo. Umuryango wawe niwe wanjye niwe wawe. Ntukagire ikibazo na kimwe. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndishimye n'ukuri umutima wanjye urakeye. Igihe nagumije ngira amaganya ku mutima wanjye noneho ndakeye pe. Ubu tubaye umwe n'ukuri. Nikwiye dukwiye gufata agafoto k'umuryango rero. Ikibazo pe. Abana muze. Umuryango atacu yacu iri he. Mwana wanjye ari mukuru azi gufotora. Ndaza kujyamo nanjye mufotore. Genda ahagarara inyuma bamufatiremo dufotore.